Kim. What? No way. Please, Kim. No. Kim. Haguruka. Ndagukunda Kim. Please. Ndagusabye basi mbabura inyuma. Bimbwire wicaye. Kim. Kim, ndagukunda Kim. Ibaza ageze nk'umuntu usaka gusanga hano ngo bari Kim, please, listen me. I love you. Yes, I understand. I love you so much. Haguruka. Kim. Basi wanyemereye kumva. Kim, ndananiwe umutima wanjye ntabwo ntuje. Mbabarira ubimbwire. Basi uremera ko ngukunda. Basi nkore iki kugira ngo amere ko ngukunda. Haguruka. Kim, please, ndagukunda. Umva Chris, mbabarira icara hano. Haguruka mbabarira atagira umuntu uza agasanga hano upfukamye n'ukuri. Mbabarira wipfukamira pe. Urakana noneho nakuzaniye surprise urayi aho subona ubwo wayimenyera nawe wame nakantu nakuzaniye reka mbivuge gutyo ubasi nyine gusa urakoze soma nize kutari kunyisha byandi byawe ntabwo nki wongeye ukanyinisha leta ngukurobwa ubundi uzabwimarira aho mbaza ku kana kari ndakuzi wawe nari wuzanye ya mineke yawe mineke kubera n'umuneke ndanashonje mu nkuriki kubera ko uziko mu rugo dukunda kwenga umuneke niyo atari umuneke ni womba yanjye soma yizane nakantu kazakugira umumaro ntose womba ni womba nyine iryo mu kanwa umenye ko ibyo byose ushobora kuyirya niba ari bombe gayitisha ariko njye nakuzaniye ikintu ushobora kuzakeneraho mu myaka 3-2 kweze n'iki ibi n'urutoki rw'imineke n'intuze n'iduka rya hombo aho gafombo nagaki voka igiti kandi nabwo urabuze ngo inoza nk'imyaka ingahe ubwo ni nk'igiti cya voka cyangwa urutoki rimwe n'uzi imineke oya kandi kanekereza abanza ubwire ko ariko ukambwira nkumva ndakubwira abanza umbwire ko ariko niko cyasiko oya ntabwo ariko uzanye inyeri oya wakisha iki urakukana nakuzaniye witeguye kukabona usa nkaho ureba hariya utareba hano soma ko nakira nyine reba gutya ntuhindukire bakwereka sibyo nturebeshe ijisho hano ndagukurura amatwi ntureba hirya gutya niyo muri kureba gutya ngaho reba ndanje nagisamye ngo simarebe se wambuje kwara nago marebe kandi wambujije dore somwe ngo simare utangura amatwi ndika ubwo ngiye kugasubiza gasubize niba arakawe barebe ko n'umutima uri gutera cyanira ngaho reba do aya ndabyatsi ntushaka kureba do byanze ushaka ni cyiza ngaho reba do urabona ukuntu ari cyiza kandi ntabwo urimo kukareba urimo ukareba kunyinisha ni ukuri n'akawe undi wakigoryowe ntabwo twari tuvuganye ko ugiye mu rugo kujya nyirababwire ngiye mu rugo ariko nta rufunguzo wigeze urufunguzo nyine narabikubwiye ko igihe cyose umbangamira wavuze ko ariko ko wikundiye umukobwa ibyo se nshaka kubitinda mu rufunguzo nibwire mu rugo dore nsanze n'umwari imfunguzo se wazibuze yabuze uko yinjira mu nzu nazibuze nyine usanze umwari yatashye yicaye ndabizi ugira ubugamba wibeshye ujya kubimubwira ni ngombwa ko unukira imbere y'inshuti yanjye mahoro ubwo wowe urabona yanakwemera n'ibyo bitutsi byose ibyo wabiretse kwa mu rufunguzo imbere yose ntabwo dusanzwe turushyira munsi y'ibuye munsi y'urugo
Sibuye se munsi y'inzu nyine gutya. Ukigeraho hano nabonye uzifite mu ntoki. Ahubwo kiretse ntago wigeze ugenda ngo wegure ibuyuna narebe nuko wari uzifite cyetse nimbabonye uyu mukobwa mwiza. Nari nzifite mu ntoki sanga mu mufuka. Mifunguza nigendere mu ngero. Mukaza mwiza. Gahoberwa n'imese. Ukigoryo nabi gutyo kwa ko musanze wa ngaho reka utaduteza. Mifunguzo nigendere murongera muhoberane nta kibazo. Wakigoryo naho ndimo ngira ngo utaduteza abantu. Ntagiseka nkubaze. Kunyuhura utuma ntaherekeza inshuti yanjye naho wagira ngo umusigarane muri birambasanze. Zibaburetse ndebe mu cyagikabutura mwe yamare nimba wenda rurimo. Ntaho mpishe cyakoze. Maho. Ndabona musaza wanjye byaciyemo. Muretse numve nimba muri cyagikabutura muze yamaye rurimo. Zishaka uzime. Ubwo rero waruzi ngo wanyirukanye ngo sindi bubabone. Shani hahandi hawe n'ubundi. Umva rero nawe mitena nakubwira buriya nje naguhindanye iyo sura uzana ubuntu bw'ubugamba reba ukuntu kameze ntawo kamenya yuko shaka imfunguzo ume ibyo none ubu nawe uzongera kubonera ndimuje kureba ubundi munsi yibuye nimba rurimo ubwo kaba kaza kavangira umuntu ibintu byari bitangiye kuryoha bigenda bimera neza utangiye kumbwira nabi nanjye noneho mahoro zibaho ngaho none reka mitena nakubwira noneho kano kanya mitena nagusobanurira utaza kubona njya nkwihorera ukagira ngo biroroke nshobora kukumena ubundi se mahoro muraziranye biraziranye wowe ko muziranye se bimaze iki rata we nuze ngwino gira ugenda ujye kureba aho yuko ruhari kaje ariko uko uzifite mbizi wazima uri kuzinyimira iki aho shingura ihute genda iriya ngufuri ihute sanye icyo washakaga ntago wakibonye maze mubwire nyine iki wasize uvomye amazi winde wowe se naho wayavoma wasenye umusevasi rata ibintu byose mba nabikoze so mwumve ngakunga kubeshya ndababonye nago mumbonye ubundi uririrwa umusezera kangahe ihute kagende kuko byo kagenda iki kibazo nuko uzuvangira abantu na wundi mu mushinga kogase Kim baso honeza amatwi kanyumva sibyo nibura mvuga ikintu kimwe nyumva sibyo Kim ntabwo ndi gukabya Kim ibyo mvuga bindimo ntabwo kuvuga ngo niwe ndi kwishakamo kuko muze ko ngukunda ntabwo nkubeshya ntabwo ari ibintu wenda mfashe mbizanye gutyo nkavuga ngo ndi gukunda Kim Chris narababaye kenshi nabyumvishe ko wababaye ariko ndagira ngo musezerane ikintu kimwe ndabizi yego abahungu benshi turakosa sibyo tubabaza abakobwa twitwara nabi ariko hari ikintu nshaka kukubwira numa amahirwe nzakurinda kurira nzakurinda amarira nzakurinda irungu nzaba umugabo w'inzozi zawe Kim mwese bikomeza muvuga ariko nyine mu kanya gatoya bihita bibahuza Kim no kuki nyitiranya n'abandi bantu cyumva wanjyanye n'abandi bantu basi iminsi mike tubanye ntabwo uranyizera ntabwo urabona ko ntandukanye ndakwizera Chris okay kandi ndanabizi umwana mwiza pe ariko okay impamvu zawe zirumvikana ntabwo nakurenganya ariko please uranzi tumaranye iminsi sibyo hari ikintu ndi kuguma nkuhisha ikintu ndi kuguhisha wenda okay iminsi mike tumaranye hari ikintu nakimwiza ubona wenda kibishobora kuba ari nk'ikosa nakoze wenda nkaguhisha okay kwizera umuntu biragoye sibyo ndabizi ariko I promise ndakwizeza ko nzagukunda kandi urukundo rutari mu bwoko w'iki gihe cyangwa abasore nyemera nk'amahirwe mwaka itandukanye n'abandi basore